Fanya Kazi TV, we are the solution. Hey yo, welcome back to Fanya Kazi TV. Nge unyite Mr. Fanya Kazi. Harashize iminsi tutavugana ariko tuba turi gushaka amakuru meza kandi yizewe, dore ko izi social media cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga usanga hatambuka ibintu byinshi bitandukanye biba bigoye kwizera, kandi nanjye ibyo mba nakorewe ubushakashatsi suko mba mbyizeye ijana ku ijana, ariko kuba mba nemeye kubitangaza nuko hari ubumenyi runaka mba mbifiteho kandi mba mbikuye ahantu yizewe. Reka tugaruke gato ku bintu bimwe na bimwe bikigora abantu gutandukanya. Hari amagambo akunda kugora abantu kwatandukanya kuri pi, hanyuma kandi turaza kureba no kurindi tangazo ryasohotse riri gutera abantu benshi urujijo, nyamara ari tangazo ry'ingenzi kandi buri wese akwiye kumenya. Stay in touch. Aya magambo tugiye guheraho ni ijambo ryitwa open network ndetse na open mainnet. Icyambere ugomba kumenya nuko byose bitabera rimwe. Reka tubisobanure. Open network, iki ni igikorwa kiba kigamije kwemerera abantu benshi gukoresha urubuga cyangwa se application runaka. Icyo gihe iyo application cyangwa se network runaka ibifunguye ku bakoresha bose kugira ngo bashobore kumenyereza ubwo buryo bushya n'ikoranabuhanga. Muri make open network ni ifungura cyangwa se kumurika bushyashya igikorwa runaka cyangwa se umushinga runaka utangijwe. Hanyuma ijambo rya kabiri ni open mainnet. Aha rero haba hagamijwe gutangira gukoresha cyangwa se gukorera ku mugaragaro kuri network ya blockchain, cyangwa se gutangira ku mugaragaro kuri iyo projet cyangwa se icyo gikorwa gishya cyo gitangiye gukora none mu buryo bufatika bugaragara. Ibi kandi biba bitewe nuko iyo network niba turi kuvugaho iba ihamye kandi yemewe, aho abantu bashobora gukora ibikorwa byo guhererekanya amafaranga. Ubwo hanga tugarutse kuri pi cyangwa se ibindi bikorwa by'ikoranabuhanga mu buryo bwizewe. Bivuze ko open network na open mainnet ntabwo bibera rimwe. Open network ikunda kuza mbere kugira ngo abantu babanze bamenyere uburyo bushya cyangwa se banabwimenyereze, hanyuma open mainnet igatangira gukora ku mugaragaro cyangwa se reka tubyite gushyirwa mu bikorwa noneho ku mugaragaro. Fanya Kazi TV, we are the solution. Reka noneho dukomereze ku itangazo. Iri ni rimwe mu matangazo dukunda gusanga kuri dashboard ya pi, rikaba ryarasohotse ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Riragira riti Pi network yamaze kurenza miliyoni 4 z'aba followers kuri Twitter, ariyo X y'ubu ngubu. Ibi ngibi byatumye iba imwe muri blockchain ikomeye hano kuri uru rubuga. Congratulations kuri wese wabigizemo uruhare. Hanyuma kandi muri iki gihe cya open network turimo, uruhare rwa community ndetse n'umuhate ushyirwaho mu bikorwa bya Pi n'itumanaho rikorwa neza ni ibintu by'ingenzi cyane muri urugendo turimo. Bati twizeye ko mwese mukurikira neza imbuga zemewe za Pi kandi ari naho mukura amakuru yizewe. Ubwo hanga bavugaga izi mbuga nkoranyambaga za Pi. Bati mukande kuri safety center kugira ngo murebe izo mbuga nkoranyambaga za Pi communication. Bongeraho ngo ntuzigere wizera urundi rubuga urwo ari rwo rwose cyangwa se konte iyo ari yo yose itari ku rutonde rugaragara muri safety center web page ndetse n'ibigomba kwirindwa. Twinjira kuri safety center, reka turebe icyo twahasanze. Official communication channels cyangwa se imbuga zitumanaho zemewe za Pi. Turabinginze buri gihe cyose muzajye mwiringira amakuru muzajya musanga kuri izi mbuga za Pi network ziri hano hasi. Ntabwo turi buzisome, ushobora kuzisoma, ndanaguha na link kugira ngo igihe cyose cyose uzajya ushaka kwinjiramo cyangwa kumenya amakuru runaka uzajye uzisangaho. Iri tangazo turamanuka hano ngo hari official URL links to PI apps and products. Ahangaha ni urubuga ruriho links cyangwa se imirongo uzasangaho zino application dukoresha za Pi network. Kubera ko hari igihe ujya nko kuri Google cyangwa se Play Store ugasanga hari ibisa nabyo cyangwa se hari n'abazitelecharge cyangwa kuzidownloadinga kuri Google, ariko zira ntabwo ziba ziri officiel, ntabwo ziba zemewe cyangwa se zizewe. Iyi nziza rero no kuzikura ahangaha. Dufata urugero nk'iyi Pi mining app. Ukoresha iPhone urakanda kuri iOS App Store, ariko niba ukoresha Android dufata urugero urakanda kuri Google Play Store. Irahita ikuzana kuri Google Play Store yawe. Nuramuko yinjiyemo ugasanga ntabwo haje nk'aya magambo uninstall, open cyangwa se update, ujye umenya ko ushobora kuba ufite application itariyo. Hari undi mutwe twasanzeho uvuga ngo local unaffiliated and unauthorized activities. Ni bimwe mu bikorwa bitemewe ushobora kwisanga uri gukorera kuri Pi network. Ngo uko tugenda twegera kuri open network, ni ingenzi ko aba pioneers bose barinda neza umutekano wa konte zabo kandi bakirinda ibikorwa bibi by'uburiganya ndetse n'ubujura. Reka tujye kuri learn more tugire ibyo dukora mu byibanze. Baragira bati uko imyaka yagiye itambuka
twagendaga tubona inyandiko zimwe na zimwe ndetse n'abapioneers wasanga bari gukorana n'abantu batemewe na payi, ndetse ugasanga bari mu bikorwa byitwaza izina rya payi. Icyo gihe rero ibyo bikorwa kenshi na kenshi ngo wasangaga bigendana n'ubuforoderi cyangwa se ubujura n'ibikorwa wasangaga biri kubangamira abapioneers ndetse n'izina rya payi muri rusange. Bati turamenyesha ko ibyo bikorwa byabaga ari ibikorwa binyuranyije n'amategeko ndetse bihanwa n'amategeko. Niyo mpamvu buri gihe duhora tumenyesha abapioneers ko ibikorwa nk'ibyo bitanga ishusho mbi kuri payi ndetse n'imikorere yayo. Bimwe mu bikorwa ni ibihe: icya mbere, gutangaza amakuru y'ibinyoma ndetse no gusakaza amakuru atariyo kuri payi. Icya kabiri, kubangamira cyangwa se guhohotera uburenganzira bwihariwe bwa payi network. Harimo byinshi ariko tuvuge nk'aka ka kane, harimo ngo uburyo budahuje n'amategeko bwivanga mu bikorwa byo kwamamaza ndetse no gucuruza payi biba byateguwe n'ibigo bitabyemerewe, no kuba kandi habaho umwuka mubi ndetse n'ibitero byagabwa kuri payi, aho usanga bishobora guteza ibibazo cyangwa se ingaruka zitasubizwa inyuma, ugasanga byangije imyitwarire n'izina bya payi, uyu mushinga ndetse na community muri rusange. Ariyo mpamvu rero payi kwa team yavuze ko ntabwo yigeze itanga uburenganzira na bumwe byaba umuntu ku giti cye cyangwa se organization runaka kugira igikorwa na kimwe mu byavuzwe haruguru ikora. Bati ibikorwa nk'ibyo ngibyo ntabwo byemewe, nta nubwo byahawe uburenganzira na payi, kandi buri muntu wese yakabaye yirinda kwinjira muri ibi bikorwa kuko ashobora kubihanirwamo. Aba pioneers n'abantu bose muri rusange baragirwa inama yuko ibikorwa nk'ibyo ngibyo bitemewe cyangwa se bitari official, bitavuzwe cyangwa se ngo byamamazwe ku mbuga zacu ndetse na application cyangwa se social media zacu. Ibyo byose ntabwo byemewe kandi wagombye kubyitondera cyangwa se kwirinda kubijyamo, kubera ko ni ibikorwa by'ubujura by'ubwambuzi kandi bishobora gutuma utakaza bimwe mu byo wari ufite. Tugarutse nyuma gato, hari akandi kantu k'ingenzi kitwa unauthorized token listing. Ni ukuvuga ngo hari exchanges zimwe na zimwe twabonye ziri ku listinga payi. Ese koko zari zahawe nandi uburenganzira? Reka dukande ko learn more turebe icyo babivugaho. Iri ni itangazo rigaragara ko ryasohotse mbere, ariko niba uyu munsi wa none nta kirahindurwaho, riracyakurikizwa. Iri tangazo ryavugaga ko payi yari kiri muri unclosed network kandi yari itaraba approved noneho na payi network kugira ngo ibe yagira exchange nimwe ilistinga cyangwa se ishyiraho muri gahunda zayo, byaba ari muri payi to payi cyangwa se trading. Ari no mpamvu rero payi yakomezaga ibwira aba pioneers bose n'abandi bose bakoresha payi kutinjira mu bikorwa ibyo ari byo byose by'izi exchanges, bitewe n'uko ibikorwa byayo bitari byemewe cyangwa se bitari byahawe uburenganzira na payi network, ndetse ko byashoboraga kuba byakwangiza abakoresha payi bose. Aha rero tuributswa neza ko payi ntabwo yakorewe kujya kuri za exchanges gusa, ahubwo yakorewe ubucuruzi ndetse na service. Ariyo mpamvu umuntu wese uzi ko yashyize payi ze muri exchange ushobora guhomba, kubera ko izo exchanges zose ntabwo zahawe uburenganzira bwo kulistinga payi. Akandi kantu nanjye nakongeraho, akenshi tukunda kubwirwa amatariki runaka ko ikintu runaka kizaba, benshi tukacyumva mu buryo butari bwo. Byakabaye byiza turetse kwishyira amatariki mu mutwe, ahubwo tugategereza. Niba wifuza kumenya byinshi, hari urundi rubuga twabonye rwagize inama rutangaza ku byo benshi batekereza kuri payi, ndetse rugatanga n'umuburo. Reba hasi muri description urasangamo iyo nkuru. Mwakoze cyane kubana nanjye, ni Mr. Fanya Kazi, turi kumwe. Fanya Kazi TV. We are the solution.